Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu, reka mbabwire ngo igitondo cyiza, Imana ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, turagarutse imbere y'Imana dusenga, turi mu cyumweru cyo gusaba Imana umugisha, Imana yacu ishimwe cyane kandi Uwiteka Imana atugirire neza, reka tugire kwizera, Yobu niwe wavuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe, Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yesu arongera abaza abigishwa be, arabaza ati ariko ninde muri mwe umwana yasaba se ifi akamuha inzoka? Ninde muri mwe umwana yasaba se umugati akamuha ibuye? Ngo nubwo muri babi ariko muzi guha abana banyu ibyiza. Ngo mbese se wo mu ijuru niwe uzirengagiza intore ze zimutakira amanywa n'ijoro? Rero mureke tugire kwizera yuko Imana yacu ibasha kuduha umugisha nk'uko tuyisabye. Imana ishimwe cyane, nimuze dusabe Imana umugisha, nimuze dusabe Imana gakondo, nimuze dusabe Imana inzira. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mbifurije amahoro, mbifurije igitondo cyiza, igitondo cyo gusaba Imana umugisha kandi Imana iraza kuwuduha. Imana itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, tugushimiye ku bw'iki gitondo, tugushimiye ko turamutse turi bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data muririmbyi araririmbye aravuga ngo kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Turagushimiye ko tukiriho Mwami Imana, Data wa twese ntacyo twatanze ahubwo ni ubuntu bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishimwe. Ababyeyi baragushimye, abagabo baragushimye, abana bato baragushimye. Turagushimye Uwiteka Mwami Imana, warakoze kutwongera iminsi yo kubaho, warakoze kuduha amahirwe. Si uko Satani yari abishaka, si uko abarozi bari babishaka, ariko Uwiteka Mwami Imana warakoze. Data wa twese, iki gitondo turagushimye, iki gitondo turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data reka ubane natwe Mwami, reka wigaragaze Data, reka wigwatirize Uwiteka Mwami Imana. Data reka mu minsi utwongereye Mwami Imana turushaho kukubona, reka mu minsi twongere Mwami Imana turushaho kukumva. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami, reka uduhire kandi reka utugirire neza Mwami Imana. Sara iyo ataza kurama ntabwo yari kubyara Isaka, ariko tugushimiye yuko twongereye kurama. Mu kurama tuzabona ibyo tutabonye, mu kurama tuzabona ibyo twahombye, mu kurama tuzabona ibyo twariganijwe. Reka Uwiteka Mwami Imana Data wa twese, nsengera umuntu wese uri hano, nsengera umuntu wese uri buce hano. Reka Data wa twese mu kurama umuhaye, Data wa twese abashe kubonera mu mugisha, abashe kuboneramo ibyo atabonye. Sara yari kubyara mu buto ntiyabyara, ariko kubera kurama Uwiteka Mwami Imana igira neza abasha kubyara Isaka. Reka mu minsi utwongereye Mwami Imana tubashe kwakira amasezerano, tubashe kwakira umugisha, tubashe kwakira gutabarwa. Reka Data wa twese amasezerano asohore, reka Data wa twese ibyo twari gukora tutakoze tubashe kubikora mu minsi uduhaye. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bana na buri wese, dushyashya imbaraga mbi z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo, byizirika ku bantu, za karande, imivumo mu izina rya Yesu Kristo, faya mu izina rya Yesu Kristo, ibikomere mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana Data, Dawidi yaravuze ngo Uwiteka we warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye uba wamaze kurimenya rwose. Mwami Imana Data, iki gitondo turakwinginze, leta pefodotaya enetaya donevo yasanze, reka buri muntu wese Mwami Imana umurondore, umuntu wese umushyire ku munzani, erabone fodotayini, umenye
ibiro bye mwami Imana, umenya aho data wa twese yaguye, umenya aho data wa twese yagize intege nke, umenya aho ababara, umenya aho aribwa mwami Imana data. Yobu niwe wavuze ngo nibiba ngombwa unshyire ku minzani ireshya undebe. Uwiteka mwami uturebe data, umenya aho ikibazo kiri, umenya aho twacogoye, umenya aho twatenebutse, mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese udupime, uturondore mwami Mana data, utugirire neza nyagora ku ngoma. Reka buri muntu wese umumenye, abantu basha kutumenya uko tutari, ariko Uwiteka arata, ngwino udusuzume, ngwino uturebe mwami Imana, ngwino Uwiteka udutindeho nk'uko imodoka zijya muri kontorore. Data wa twese niko natwe tuje imbere yawe kugira ngo turondore mu mwuka ndetse no mu mubiri. Hari icyo wakora mwami Imana, ntabwo ujya ubisiga uko wabisanze. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, nudukontorora, nudusura, nubana natwe, hari kuri bubigenze, hari ibyo uri bukemure, hari ibyo uri buhindure mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Reka buri muntu wese data uri aha hantu winjiye muri nibature, reka data wa twese umurondore, kandi numurondora uramwereka uko bimeze. Uwiteka mwami Imana ntabwo uri bumuhishe, Uwiteka mwami uramwereka uko bimeze. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data uturondora utumenye, isi yatubeshya, abantu batubeshya, ariko wowe ntubeshya Mana, nturya ruswa. Izina ryawe rishimwe, turakwinginze mwami Imana ngo uturondore. Uwiteka Imana data, umenya aho byapfiriye mwami Imana data wa twese, ubikosore, ubikore mwami. Twebwe tuba twumva wabikora kuriya, ariko hari uko wabigenza bikemera, hari uko wabikora. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Uwiteka mwami Imana, reka iki gitondo tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita inyatsi za karande, turakubita imivumo, turakubita data wa twese uri mu ijuru, ibitugendaho n'ibitugenza, turakubita dayimoni murondozi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakubita ibidusubiza inyuma bikadushyira ahashize mu izina rya Yesu. Mana, kura abantu bawe ahashize mwami Imana data wa twese, ubashyire muri pereza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, bahe kuba bo bari bo. Uwiteka mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, manukira gukura amabariyeri imbere y'abantu bawe mu izina rya Yesu, bituma badatambuka. Mana, wigizeyo mu izina rya Yesu. Wabwiye Kuro ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Uwiteka mwami, ndasengera umuntu wese ubonetse muri nibature, numujya imbere, ahataringaniye uharinganize mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami Imana, manukira gusenya ibicaniro bibi, ibicaniro bibi byo mu miryango. Faya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, reka tukugireho umugisha uko Mose yakugiriyeho umugisha ukamumenya izina. Reka buri muntu wese umumenye izina. Reka data wa twese wari ufite izina ribi, Mana urihindure. Etape fodotaya, hindura amazina mu izina rya Yesu. Hari amazina abadayimoni batwita, ariko Uwiteka mwami, hari amazina isi twita, hari amazina amateka mabatwita mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka ngo umanukire guhindura amazina. Uwiteka mwami Imana data, uduhe izina rishya rihimbwe nawe. Etaya done veya sanse. Ndagushimye data ko hari abantu uhinduriye amazina. Uwiteka mwami, ndagushimye ko iki gitondo udutandukanije n'ikiryango. Taya done veya sanse etakidevo. Uwiteka Imana, ndabona benshi babohotse, ndabona benshi babonye inzira, ndabona benshi babonye amahoro, ndabona benshi bakudetara bone veya sanse. Ore bone taya zenikira bowe leta kidevo enetaya menefoya. Uwiteka, hari abukuye kwa Satani, hari abukuye mu bapfumu, hari abukuye mu biterekerano mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo, hari abantu bohoye, o Yesu Kristo, yo leta ya doneveya, o tekidevo ya sanse, mana, uri kumbwira ngo benshi bagiye bariganwa mu bwana, eta ya doneveya kire, benshi satani yabubamyeho bakiri batoya, arabadetara bonevo ya sanse, abashyira ahantu, uri kumbwira ngo bajyaga barota inzozi zitari nziza, aho niho yabafatiye, barakomeza barakura ntibamenye ibyo ari byo, ariko ingaruka zibagezeho igihe nk'iki. wowe witeka mwami, benshi inyenyeri zabo zazimye bakiri bato, benshi satani yabasabye mu myaka 12, myaka 17, ariko Uwiteka Imana umanukiye kubohora, umanukiye gukiza, izina ryawe rishimwe, etapifodotaya, umanukiye kubarengera mwami, wabwiye Abisiraheli ngo nje kubakura mu bituro byanyu, ngo muzamenya ko ndi Uwiteka, reka ukura abantu mu bituro mu izina rya Yesu Kristo. Hari abashyizwe mu bituro byo kudashaka, hari abashyizwe mu bituro byo kutubaka, hari abashyizwe mu bituro byo kudatera imbere, hari abashyizwe mu bituro by'igisuzuguriro, hari abashyizwe mu gahinda, hari abashyizwe mu buja, abantu bahora bakorera abandi, barihira abandi, banduhira abandi, hari abahora batangira ibyo batangiye ntibabikomeze, bigakomezwa n'abandi. Uyu mwuka wa Yakobo, uyu mwuka wo kuruhira ubusa, uyu mwuka wo gukora umuntu akabona Leya ntabone Rasheli, turawutwitse mu izina rya Yesu. Manura umuriro, manura gukora kwawe, turashaka deliverance muri iyi nibature, turashaka ubuzima. Uwiteka Imana, ntuturengere twenyine, uturengerane n'imiryango yacu, uturengerane n'igihugu cyacu, uturengerane n'itorero ryacu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Fire, mu izina rya Yesu. Mana data, manukira gukuraho abantu iminyururu y'uburwayi, iminyururu y'ubukene, iminyururu y'icyangiro, iminyururu tabenevo yakire, iminyururu y'ubwigunge, yo Yesu Kristo, manukira gukuraho terebonevo ya sanse, iminyururu y'ibihombo mu izina rya Yesu Kristo, yo rerebonetaya, Yesu Kristo, iminyururu y'ubushomeri mu izina rya Yesu. Mana bohora abantu, Mana bohora abantu, turasenze, kora imirimo, kora ibitangaza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, kiza abantu inzozi mbi, kiza abantu inzozi mbi. Uwiteka mwami, ndabohoza deliverance mu izina rya Yesu Kristo. Taya doneve yakire menefo. Uwiteka mwami, ndagushimye kuko uzi imirimo, ndagushimye kuko uzi ibitangaza, ndagushimye ko wigaragaje. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yo tepefodotaya netakide voya sanse, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Turakandagira imbaraga mbi za satani, turirukana umwuka mubi, mwuka w'umuriganya, inzoka, turakandagiye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriganya uriganya abantu, uyu muriganya uriganya abantu, akabateza kwiheba, akabateza agahinda, mwuka wo gupfusha ubukwe, turakubitira kure mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wo gusenya, turakubitira kure mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wo kutabyara, mwuka w'imiruho, mwuka w'uruvugo, mwuka w'agasuzuguro, mu izina rya Yesu Kristo. Witeka mwami Mana, mwuka w'amasezerano adasohora, abantu bafite amasezerano ariko ntasohora, nta nzira, nta cyerekezo, mwaka urashira ndugataha, ariko Uwiteka turahamagara impinduka, turahamagara impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Reka winjire mu byacu, reka uhindure ibyanze guhinduka, reka ukora imirimo. Yesu ta benevoya etakidevo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turakubita imbaraga z'abarozi, turakubita imbaraga z'abakonikoni, turakubita umwuka wa rukerereza, turakubita umwuka wa mudindiza, turakubita umwuka wa Sanibati na Tobiya, mwuka wo gusenya, mwuka udusenya, mwuka udusenya, mwuka uturwanya, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, reka data
wa twese buri muntu wese abone deliverance, reka buri muntu wese atabarwe, reka buri muntu wese abohoke, reka buri wese yinjire mu bye mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasengera aya mezi asigaye, reka tukubone, reka tukumve. Uwiteka mwami Mana, biragaragara ko ari amezi make, ni amezi abiri. Uwiteka mwami, amezi 10 ararangiye, hari abatarabonye ibyiza, hari abatarigeze bagera aho bagera. Uwiteka hari ababohewe hamwe, turababohoje mu izina rya Yesu Kristo. Aya mezi asigaye turasenza ngo abamezi y'umugisha, abamezi y'iterambere, abamezi yo gutabarwa, abamezi y'amahoro, abamezi yo kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, ndakwinginze ngo utangemo amahirwe, ndakwinginze ngo ugire ibyo ukoramo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Petero ari Herodi ari buraramusohoye, ariko amwohereza marayika, reka wohereze marayika muri aya mezi abiri akora imirimo n'ibitangaza, arema amashimwe. Mana uyu mwaka tongeye kuwusengera, turawubohoje mu izina rya Yesu Kristo. N'ubu mwaka w'umugisha, Mana uratubwiye ngo ni umwaka w'imbabazi. Uwiteka mwami Mana, izo mbabazi twongeye kuzihamagara, twongeye kuzibohoza. Mu mbabazi tubonerera mu gutabarwa, tuboneramo imbaraga, tubonera mu mugisha. Mwaka w'imbabazi, Mana natuye imbabazi, natuye imbabazi kuri buri muntu uri hano Data, muntu uri buce hano, muntu uri buhagere muri iyi nibature, twatuye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, imbabazi nizibe ku gihugu cyacu, imbabazi nizibe mu itorero ryacu, imbabazi Uwiteka mwami Imana nizibe mu miryango yacu. Iyi mbabazi zije ubuzima buraboneka, imbabazi zije amahoro araboneka, imbabazi zije leta pefodotaya imikorere iraboneka. Mwami Imana, twatuye umwuka w'imbabazi muri aya mezi dusigaje, kandi imbabazi zije haboneka byinshi, haboneka amahirwe, haboneka kwisanzura, haboneka kugira aho umuntu agera. Yotaya done via sanse, twatuye ku uyu mwaka, umwaka w'imbabazi. Reka tubone imbabazi muri aya mezi asigaye mu izina rya Yesu, amena. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Haleluya, haleluya bene Data. Ngo umutima ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Nibyo koko, ahantu hose ugeze haba ibigeragezo, ariko ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Turashimira ku iki gitondo dukurikiye inzira y'amasengesho, tugiye kubona umucyo. Ugiye kubona umucyo mu muryango wawe, ugiye kubona umucyo mu bana, ugiye kubona umucyo mu byawe. Akira umucyo, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi mu gihe dukurikiye inzira y'amasengesho.
y'amasengesho, tudakurikiye abapfumu, tudakurikiye iy'ibyaha, tudakurikiye kwirwanira, tugakurikira inzira y'amasengesho. Akira inzira y'amasengesho, uyigumemo, uyifate, uyikomeze, ntucike intege. Imana yatinda gukora, ntucike intege. Imana yakora, ntucike intege, kuko nk'inzira y'amasengesho ta benevo ya sanse eredotayini zekidevo. Inzira y'amasengesho ibonekamo umucyo, ibonekamo umutima utuje. Akira umutima utuje muri iki gitondo. Shalomu shalomu. Reka dusame ijambo ry'Imana kuko turi mu gitondo cyo gusaba Imana umugisha. Reka dusome igitabo cy'Ingoma, Ingoma za mbere ibice 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Imana itugirire neza. Hari ijambo ritubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwanjye ukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka iki gitondo Imana ikumpere ibyo uri gusaba. Wasanga uri gusaba poromosiyo, Imana iyiguhe. Wasanga uri gusaba urugo, Imana iruguhe. Wasanga uri gusaba abana, Imana ibaguhe. Wasanga uri gusaba akazi, Imana ikaguhe. Wasanga uri gusaba iterambere, Imana iriguhe. Akira kumvirwa n'Imana. Rakifo dotaya ene kakidebaya ene sanse dotaya. Imana ishimwe cyane. Bene data, mu gusaba Imana umugisha urakwiye kubanza kwisobanukirwa, ukamenya uwo uri we, ukamenya inkomoko yawe, ukamenya ibikurwanya, ukamenya ibyagukerereje. ngo utazi yava ngo ntabwo amenya iyo ajya. Imana ishimwe cyane. Reka iki gitondo kibe igitondo cyo kwisobanukirwa. Akira kwisobanukirwa wa mubyeyi we, akira kwisobanukirwa wa mukobwa we, akira kwisobanukirwa wa mupapa we, wa musore we, akira kwisobanukirwa. Yo leta ya bone vesanse. Imana ishimwe cyane. Bene data, ntabwo bijya byorohera Imana kudutabara tutazi kwisobanukirwa, tutazi inkomoko, tutazi ibiturwanya, tutazi ibituma tutagira aho tugera. Hari ibintu bijya biturwanya bikatubera imigozi mu izina rya Yesu. Ariko muri iyi ngiyi Umwuka Wera araririmba ngo uzaze uca uwo mugozi, uzabumboshye umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Imana ishimwe cyane. Bene data, hari abantu batagize aho bagera, bari abanyabwenge, bari bazi gukora, bari bazi gushakisha, ariko byaranze kubera yuko batigeze bafata umwanya wo kwisobanukirwa. Imana ishimwe. Iki gitondo ndakwinginze ngo usenge Imana iguhe kwisobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwebwe tayabone murasanze. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo itorero ryawe ngo bakunda gusenga, ngo bakunda ngo kurwanya Satani, ngo ntabwo ngo bakunda ngo gusaba imigisha, ngo kugira ngo ahubwo ngo bahora bamenagura ngo imbaraga za nyabingi, ngo imbaraga za Satani, ngo nuko babaye mu ntego yabo. Ni ukuri koko hari igihe dukunda kumenya Imana, tugakunda kuyimenya, tukamenya ukuntu Imana ari nziza, tukamenya ukuntu Imana itabara, tukiga ukuntu Imana ikora, ariko ntitwige imigambi ya Satani, ntitumenye amayeri ye, ntitumenye ukuntu aturiganya, ntitujye mu kirere cy'abarozi ngo turwane nacyo, ntitujye mu kirere cy'ishyari ngo turwane nacyo, ntitujye mu kirere cy'uburiganya ngo turwane nacyo. Tukigumira hahandi mu masezerano, ariko dukwiriye kwambara n'imyambaro y'urugamba tukarwana. Imana ishimwe kugira ngo tubashe kubona umugisha. Bene data rero, hari abantu batigeze bisobanukirwa, hari abantu batigeze bamenya inkomoko yabo, hari abantu batigeze bamenya ibibarwanya. Ukwiriye kumenya ibikurwanya, ukwiriye kumenya ibyarwanije so, ukwiriye kumenya ibyarwanije mama wawe, byarwanije bakuru bawe, byarwanije barumuna bawe, ibyabaziritse bigatuma batagira aho bagera. Banza umenye icyo kintu, numara kukimenya urarwana nacyo, uzi icyo urwana nacyo, ufite aho uva, ufite n'aho ujya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nkunda kubaho ubuhamya. Njyewe narashatse nshakwa
umugabo mwiza, Imana imuha umugisha cyane, hareruya. Ariko tukimara kubana twabanye ari umugaturika, ariko nsanga ntago anywa inzoga, nasanze atanywa inzoga. Ubwo rero nkamubaza kuki utanywa inzoga kandi uri umugaturika, arambwira ati ntabwo njya anywa inzoga, ati nabonye ibyo zakoreye ba data wacu, ati mbona ibyo zakoreye ba marume, ati mbona umuryango wanjye warishwe n'inzoga, ati mfata umwanzuro ko utazigera nzinywa, ati si uko nkijijwe cyane, ati ariko sinzigera anywa inzoga. Reka nkubwire, tumaranye imyaka 13 ariko sindigera mbona anywa inzoga, kandi suko ahubwo ni umwanzuro yafashe. Arambwira ati narabibonye, ati byatumye batagira aho bagera, ibyatumye batagira bategura umutwe, ati ibyo ngibyo, ati narabibonye, ati bari abantu bize, bari abantu bagize ute, ariko ntaho bageze. Uwibeshya agasomaho ahita atoragura amashashi. Imana ishimwe cyane. Ati narabirebye, ati ndavuga ngo mbese ngewe nagera hehe. Imana ishimwe cyane. Ese mwene data, wowe uzi ibikurwanya? Ese mwene data, kusaba Imana umugisha ariko ntumenye umugozi ukuboshye, ntumenye umugozi ukurwanya, wasanga ari umugozi w'ubusambanyi, wasanga ari umugozi w'ubujura, wasanga ari umugozi wo kubeshya, wasanga ari umugozi. Uwo mugozi wose tarabonevo uragomba kuwumenya, ukawizitura, ukawuvamo. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu wavuze ngo Imana nigukubitira abadayimoni bakomeye ngo abasigaye uzabatorera inkoni. Hari abadayimoni Imana yadukubitiye, hari abo dusigaje gutorera inkoni. Imana yagukubitiye abadayimoni urakura, wari gupfira mu bwana. Imana yakubitiye abadayimoni uri i Kigali cyangwa se uri mu ntara, hari umudayimoni Imana yagukubitiye, ariko abasigaye ugomba kubatorera inkoni. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yabesi ahita abaririza inkomoko ye, hareruya. Hari ijambo ryitwa inkomoko. Imana ishimwe, ni naryo twarebye ngo urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda, niko umutwe w'amagambo watubwiraga. Menya inkomoko, menya ibikurwanya, menye kwikorera deliverance, menye kwiderivura. Imana ishimwe cyane. Banza widerivure, banza utere intambwe imwe, Imana izatera 99 igusanganira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Banza widerivure, banza ugira ikintu ukora, wereke Imana ko ufite gahunda. Imana ishimwe cyane. Icyaha cyakunaniye, gifatira imyanzuro, gira umwanzuro ugifatira, Imana irazi gushyigikire. Reka nkubwire ngo Satani aduteza ibigerageza, aduteza intambara ahereye no ku ntege nke zacu, ariko tugomba guhagarara dushikamye. Imana ishimwe cyane. Ngo Yabesi rero yarushaga bene se icyubahiro, ariko ngo nyine yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Byonyine izina rye ryari ikibazo, ntabwo izina rye ryaramurondoraga. Aho yanyuraga hose izina ryamugarukagaho, rikagaruka ari Yabesi, rikagaruka ari ribi. Nawe hari ibikurondora, hari ibikugaruka, hari bibi, ukashaka, wamara gushaka ngo ariko ngo iwabo ntibubaka, iryo ni Yabesi. Ugacuruza, wamara gucuruza ngo ariko ngo iwanyu ngo ntawateye imbere, iryo Yabesi ikagaruka mu buzima bwawe. Ayiwe, wamara gukizwa ngo ariko ngo iwanyu ngo nta muntu ukizwa. Umva, Yabesi ikagaruka. Ariko iki gitondo Imana igukureho izina ribi, inkomoko Imana ikure ku buzima bwawe, wisobanukirwe, ugira ibyo wanga, ugira ibyo utesha agaciro, ugira ibyo urenga. Mwuka wa Yabesi ndashaka kukuvaho muri iki gitondo. Tugiye gusenga dusaba Imana umugisha, ariko Imana ibanza idukure mu nkomoko, idukure mu biturondora, idukure mu byo twavukiyemo, idukure mu byo twakuriyemo, idukure mu byo twashakiyemo. Imana igukure mu nkomoko, ikuderivure nawe kandi widerivure, uve mu mwuka wa Yabesi. Ngo yari yaramubyaranye agahinda, birakomeza biramukurikirana, agira icyubahiro, ariko Yabesi aramukurikirana. Ayiwe, igihe kiragera asobanukirwa izina rye, aravuga ngo Mana ndumva wandengera, ndumva wantabara. Uwiteka Imana ashimwe.
reka nkubwire, iyo umaze kwisobanukirwa ugasenga uzi ibyo usengera, Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza. Uzi ko hari abantu batazi ibyo basengera, uzi ko hari abantu batazi iyo bava, batazi iyo bajya. Isobanukirwe umenye ibyo usengera, umenye ibyo urwana nabyo, umenye aho Imana yagukura, umenye ibyo yakurwaniriramo, umenye ibyo yagukiza, umenye ibyo yagukuriraho. Uri umuntu mukuru, ibyo umazemo igihe urabizi. Wa mukobwa we, urahora upfusha ubukwe, hari impamvu. Wa mumama we, urugo rwawe ruhora mu bibazo, hari impamvu ntoya. Ukwiriye kuyimenya, akaba ariyo usengera, ukarandura umwuka uzi uwo ari wo. Imana ishimwe ngo nuko ngo atakambira Uwiteka. Mureke dutakambe bene data, abapfumu ntibaturengera, abantu ntibaturengera ku kibazo dufite. Umuntu arakuvuga, umuntu aragusebya, umuntu avuga ko nta bwenge ugira, umuntu avuga ko utazi gushakisha, umuntu avuga ko utazi kubaka, umuntu avuga yuko uri injiji. Ariko Imana ntago iyo guciraho iteka. Imana yacu iyo tuyitakambiye ibasha kuturengera. Ngo nuko ngo Yabesi atakambira Uwiteka. Mureke nyuma yo kwisobanukirwa rata dutakambira Uwiteka. Ngo nuko avuga amagambo atatu ariyo tugiye kuvuga. Ngo aravuga ngo icyampa ukampa umugisha, ayiwe tarabone vuyasanse. Wakwibaza ngo ko yari afite icyubahiro, buriya ntiyari afite umugisha. Reka nkubwire, hari igihe tugira amazu tukagira amamodoka ariko nta mugisha urimo. Niho uzabona kizakubwira ko nta mugisha ufite. Uzabona umuntu ufite urugo rwiza, ejo ubone rwarasenyutse ari gukora akazi ko mu rugo. Uzabona umukobwa mwiza cyane wize yarabuze urugo, yaratakaje agaciro. Ni mwiza ariko nta mugisha. Uzabona umuntu wateye imbere cyane ariko adafite amahoro. Ufite iterambere ariko nta mugisha. Ariko imbere y'Imana tujye dusaba umugisha. Rambura ibiganza byawe uvuge ngo Mana umpa umugisha witeka. Rata mpa umugisha, mu dukeya umpa umugisha, mu byinshi umpa umugisha. Iyo umuntu afite umugisha abaho, iyo umuntu afite umugisha abana be baratsinda, batiga mu bigo bikomeye. Iyo umuntu afite umugisha ararama. Yore bonetaya, ndumva Imana iri kunyobora mu kirere cyo gusobanura umugisha icyo ari cyo. Reka nkubwire, iyo umuntu afite umugisha arababarirwa. Iyo umuntu afite umugisha agira feva. Iyo umuntu afite umugisha banzi be ntabwo bamushobora. Iyo umuntu afite umugisha erebonetaya zenitakidevo anyura mu bikomeye akabicika. Iyo umuntu afite umugisha ahura n'ibintu atiteze, ahura n'abantu b'umugisha, ahura n'abantu b'umumaro. Uwiteka Imana ashimwe. Iyo umuntu afite umugisha agera iwabo batageze. Iyo umuntu afite umugisha agera aho inshuti ze zitageze. Iyo umuntu afite umugisha Imana imwungura ubwenge, Imana imwungura ibitekerezo, Imana imuha poromosiyo, Imana iramuhindurira, imukura ku rwego rumwe ikamushyira ku rundi. Ngo icyampa ukampa umugisha rwose. Haleluya. Akira umugisha w'Imana muri iki gitondo. Ngo ukandinda ibyago rata ngo ntibimbabaze. Iyo umuntu yasenze Imana imurinda ibyago. Imana ikurinda ibyago, Imana ikurinze ibyago kubwo gusenga. Hari abazava mu kazi ugasigaremo kuko Imana ikurinze ibyago. Hari abazapfusha, Imana ikurinda ibyago wowe. Hari abazasenya, Imana ikurinda ibyago. Muririmbyi yaravuze ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda. Ni ukuri Imana igiturinda. Imana ishimwe, nimuhumure izaturengera. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Imana igiturinda za kanseri, Imana igiturinda za diyabete, Imana igiturinda imiruho n'imibabaro, Imana igiturinda ibihombo, Imana igiturinda gukorwa n'isoni kubera ko twasenze. Mu gusenga harimo ibanga, umucyo uzaba mwinshi. Haleluya. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Yotaya ahesoreza ku ijambo rivuga ngo kandi Uwiteka ukagura imbago yanjye. Reka iki gitondo Imana ikwagurira imbago. Akira kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi imbago murazizi, ni iz'Abanyarwanda bakoreshaga bakwereka ahantu utagomba kurenga, bakwereka hawe bakakwereka aho utagomba kurenga. Natwe hari ahantu isi iba yaradushyiriyeho imbago
abantu baba baradushyiriyeho imbago ngo ni ahangaha ntabwo ugomba kuharenga, wowe uri uwo mu kazi ko mu rugo, wowe uri uwo kugenda kuri moto, wowe ugomba kugenda ku igare, wowe rero wowe ugomba kurya ibiryo bimeze gutya, ugomba kwambara gutya, ugomba kwisiga gutya, ugomba kugenda gutya, ugomba kubaho gutya. Ayiwe reka nkubwire ngo izo ni imbago, ariko iyo dusenze Imana yagura imbago, akira kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa kabiri mu minsi 7 turimo dusenga, uyu munsi Imana tugiriye neza, kandi uyu munsi twinjiye mu ibanga ryo gusenga. Gusenga rero Imana iduhinduriye izina, mu gusenga Imana idukuyeho umwuka wa Yabesi dayimoni murondozi, mu gusenga Imana idukuyeho izina ry'agahinda. Imana ishimwe cyane, kandi mu gusenga Imana iduhaye umugisha, mu gusenga Imana iturinze ibyago, mu gusenga Imana yaguye imbago. Akira ibyo bintu bitatu muri iki gitondo, akira ayo masezerano 3, akira ibyo birungo bitatu mu buzima bwawe, akira guhabwa umugisha, akira kurindwa ibyago, kandi akira kwagurirwa imbago. Mana ndagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndirukana umwuka wa Yabesi ku bantu bawe, ndirukana umwuka w'ibyago, ndirukana umwuka wo kudatera imbere, umwuka w'imbago mu izina rya Yesu Kristo. Mana shingura imbago, wagura imbago mwami, tanga poromosiyo mu izina rya Yesu Kristo, kuva ku muto kugera ku mukuru utange poromosiyo, wagura imbago, kuraho ibyago by'abadayimoni, ibyago byabaye ku batubanjirije. Mana biturinde, bikureho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Mana, tanga umugisha, hari ahantu tutabonaga umugisha, hashyira umugisha, tanga umugisha w'ingo, tanga umugisha wo kubaka, tanga umugisha w'ingo mu izina rya Yesu Kristo, tanga umugisha wo kurama, tanga umugisha w'uburinzi, tanga umugisha wo gutera imbere, tanga umugisha w'amahoro mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye kunyumvise, Mana ndagushimye kugize neza, ndagushimye ko mwami Mana data utanze deliverance muri iyi nibature, izina ryawe rishimwe. Hari abantu bagiye kubona impinduka, hari abantu babonye amahoro, hari abantu bazamuwe, hari abantu data wa twese wubakiye imiryango yabo. Uwiteka mwami Mana data utanze amahoro, utanze ubuzima, utanze agakiza gafatika, izina ryawe rishimwe. Turagushimye rero, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amena. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu ni umunsi wa kabiri turi gusenga, turi gusaba Imana umugisha, naho ku munsi w'ejo nabwo dufite niba turi dusenga dusaba Imana umugisha. Imana ikugirire neza, agira igitondo cyiza, gira umugisha w'Imana. Imana igukuyeho umwuka wa Yabesi, Imana ikurinze ibyago, Imana iguhaye umugisha, kandi Imana yaguye imbago zawe. Akira impinduka mu izina rya Yesu, amena. Mwari